Ngize ukabyihererana so Shyashya rero dutangiye tubakubitana du story twambere kugira ngo bajye bishima aha turi rero hitwa Zarwampara murabona view nziza nanjye bavuga ngo view nziza ya convention ntayi hari convention iyo watinze gutaha uca kuri saro ya mbere ugakomanga bagafungura saro ya kabiri bakanga gufungura ubwo itupisi kanyinuka gafata ingange aho ngaho none ushobora kunyerera gato ugakandagira igikoni cy'abandi none ubwo nze nka komisiyoneri nze nk'umukire uraza nka komisiyoneri ntacyo kumukira araza bon après-midi monsieur bon après-midi ko nashakaga nka appartement nga mu Kiyovu ushaka appartement dufite appartement ziri hano hepfo ya Great Hotel dufite appartement ko suri umukomisiyoneri niko kazi ndazobereye narazishatse gatsata nabahaye inzu mu Gitega nabahaye inzu dobandi nagushakaga ndashaka inzu urashaka inzu ndashaka inzu akakanya ushaka inzu imeze ite ifite iri hafi no mu mujyi dufite iziva cyane iziva gakeya izegereye ruhurura izegereye toilette rusange komisiyoneri ntabwo iyo nzu ariyo nshaka ndashaka inzu iri Rwampara ituriye amashuri genda umunyeshuri muri kaminuza ushaka inzu ituriye Yes, my people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh cyane kabisa. It's your boy Masai Shyashya. Ndetse na Masai Casta nubwo tutambaye Rubega. Mutima mvuro twakuyemo Rubega uyu munsi ni yihe? Nukubera ko tubafitiye content nshyashya ya dance. Tubafitiye content by the way, ari abantu benshi tugenda duhura imihanda Shyashya na Casta turabakunda Shyashya na Casta tuzakorane video ariko ubu noneho byaje ubu ngubu noneho tugiye kujya dukorana video umunsi kuwonde kabisa. Izo video rero nta kindi zigamije no kugenda twiyungura ubwenge ndetse tugenda tubaza n'utubazo tubananira tubatera story ubundi nukwishimana ubundi tuzatuza street tubatere story tuganire bijye bitandukanye tuganire kutubaza tujye dutandukanye tworoshye twubwenge dusaba gukotora tukanaseka ariko nanone twunguka n'ubumenyi by the way tugomba kujya duseka ariko nanone tukagira icyo dusigara na hehe mu mutwe mu mutwe rero nk'ibisanzwe ni gig of story ni gig of comedy ni ibintu ngibyo bizajya binyura he Shyashya bizajya binyura kuri Iwacu Family TV nukuvuga ngo ni ikiganiro nago tujya mu nzu ngo twicare tuza street yego baba freshi tuza street tuganire n'abantu tubivugire street abacamo tuganire ababishaka subscribe rero mugomba by the way ako kantu Iwacu Family TV ugakora subscribe like share na comment ubundi tukatubana umunsi ku wundi dutera story imihanda tuganira byinshi turebe no kubyagiye bizenguruka ku mbuga by the way ngira match ya rero era match ya rero by the way abareyo aho muri hose turababaye n'abafana wa pera ariko turi twese turababaye aryo fana peri oya ufite ubururu bivuga ufite umuhanda mu Rwanda mfana amavuga twibonereze rero tuzatujya tuganira kuri stories zizenguruka imihanda ariko none tunyuzemo tujye tunabatera story ku street dura n'umuyede tugatama ikiyede kuri Iwacu Family TV kirazira kurangiza video yacu udasetse kirazira no gusunika video yacu ukayihutisha kirazira kuko by the way reka tunavugira kirazira ziri mu kiganiro cyacu kirazira kureba ikiganiro cyacu ntukirangize kirazira kwihutisha ikiganiro cyacu kirazira guca street turi kuganira ntudutere pisi kirazira kureba ikiganiro cyacu ntuseke kirazira kureba ikiganiro cyacu ntutere comment kirazira guca kuri Iwacu Family TV udakoze sabu kirazira kugenda kandi udakanze like kirazira kandi kuri video ntuyisharinge ubundi kuri video ntuyisharinge umuntu ureba video ntuyisharinge yanaruga bivuze ngo kandi abanyarwanda urareba ugaseka wangiza ukabyihererana so Shyashya rero dutangiye tubakubitana du story twambere kugira ngo bajye bishima aha turi rero hitwa Zarwampara murabona view nziza nanjye bavuga ngo view nziza ya convention ntayi hari convention tuba tugomba gukora ibintu birimo innovation tugashyiramo n'udushya by the way niyo mpamvu tuba twaje ahantu nk'anga Rwampara abari abantu benshi tugomba kuganira nabo abantu benshi bifuza guhura natwe sina Rwampara gusa u Rwanda ni runini ahantu hose tuzajya twatembera Iwacu Family TV zagizenguruka kubita gastori n'ubatera story sinseke aho ushaka kumfatirana bazotera gastori kambere kujya banza babone ko turi seriye ushaka kumfatirana iki kiganiro nguteraho story nteraho story oya nguteraho story yanjye yawe wowe oya nimba ari yanjye wowe batere story iyo ariyo yose ntari upfa ko abanyarwanda bagomba kwishima yes nukuvuga ngo
wenda nkurikije n'ahantu turi iyi quartier turimo impamvu ntabatera story hari story watera iyi quartier ntuharenge uri kumva kubera ko quartier turimo inyuma nuko mutahabonye neza ni ahantu ushobora kumena amazi wari umaze kwiyuhagiza ukamena mu mvange y'umuturage ushatse kuvuga ko nawe n'abakomisiyoneri bina kuvuga ngo Rwampara ari quartier ucamo ugaca muri sare ebyiri z'abaturanyi kujya ugera iwanyu none iyo udatinze rero message yatambutse iyo watinze uzi ikintu kikubaho se iyo watinze gutaha uca kuri saro ya mbere ugakomanga bagafungura saro ya kabiri bakanga gufungura ubwo tupisi kanyine gafata ingange aho ngaho none ushobora kunyerera gato ugakandagira hejuru y'igikoni cy'abandi kuri gusabya quartier iwanyu aya ntago ndekoze se byarata ujyura n'umukomisiyoneri wawe uri kumva umukomisiyoneri bimeze bite agusubiza gute uramubwira ati okay none umbaza ngenda abakomisiyoneri ubu ni komisiyoneri wa Rwampara wa Rwampara komisiyoneri wa Rwampara mwire wa mugabo umeze ute uko bisa kose uri umukomisiyoneri niko kazi ndazobereye narazishatse gatsata nabahaye inzu mu Gitega nabahaye inzu dobandi nagushakaga ndashaka inzu ndashaka inzu akakanya ushaka inzu imeze ite ifite inzu iri hafi no mu mujyi dufite iziva cyane iziva gakeya izegere ruhurura izegere toilette rusange komisiyoneri ntago iyo nzu ariyo nshaka ndashaka inzu iri Rwampara ituriye amashuri genda umunyeshuri muri kaminuza ushaka inzu ituriye amashuri urabona ku kigo wiga kaminuza niga kaminuza ya Rwampara Rwampara University je niga kuri Kista ariko mbonye nk'inzu nka Rwampara urumva ubonye inzu Rwampara ubyumva ute sinzu wawe dufite inzu ifata wifi tukagira inzu idafata wifi akifata wifi mu baturanyi ndashaka ifata wifi mu baturanyi urashaka kujya uvumba wifi umva mumbwira ubundi inzu nshaka igomba vuga ibyifuzo byawe inzu ndashaka inzu y'ibyumba 2 na saro kimwe kiva kongereho inzu ze nazirava zose ariko nawe kimwe kiva nta kibazo kimwe kibaye kiva nta kibazo ikindi komeza amazi ni mu nzu imvura iguye nukurekera tureka nuse mu bihe by'izuba nzankura hehe amazi mu bihe by'izuba nzankura hehe amazi yegereye ruhurura nyine nose bavoma muri ruhurura harya okay ngareka ibyo ngibyo tube tubyihorera twagiye kumusonera ariko uwo mu Kiyovu okay twagiye ku mu Kiyovu abakomisiyoneri bo mu Kiyovu batandukanye nabo mwizi quartier by the way urumva n'inzuzanyo ziba zinatandukanye ziba zitandukanye uza nk'umukire n'abakomisiyoneri baho barabakire by the way none ubwo nze nka komisiyoneri nze nk'umukire uraza nka komisiyoneri nta kibazo ntacyo kumukira araza bon après-midi monsieur bon après-midi ko nashakaga nka appartement nga mu Kiyovu ushaka appartement dufite appartement ziri hano hepfo ya Great Hotel dufite appartement ziri ruguru dufite inzu zirimo ibikoresho byose zirimo amazi ashyushye zirimo wifi uyifite harimo jacuzzi dufitemo piscine n'ibindi bigiye bitandukanye ushaka inzu imeze ite muri make hanyuma nashakaga appartement yo kuba mbayemo nk'amezi nk'abiri mu gihe nkiri mu kazi hanyuma muranca nk'amafaranga ngaye ku kwezi twumva appartement irimo ibintu byose ntago yare ni nka miliyoni n'igice ku kwezi waranga twakorana ngaho kanguka wirota aha turi mu Rwampara mu Rwampara ntabwo wambwiye igiciro mu Rwampara ntabwo nakubwiye igiciro ubundi iyo nzu wambwiraga ibyumba 2 nava gutyo ikaba n'amazi ifite hanyuma noneho urancangaye ku kwezi urishyura 15 dukureho urugi ujye ukingisha karido nyine none sibyo nibyo niba waje guturana tubatera ariko ikintu ushaka kubabwira ni kimwe tuzatwibanda ku bantu kuri mwe cyane tuzatujyana ku bantu tugenda tureba mu bantu abantu birirwa bambwira ngo iki na custom mwabaye abastari nanjye nashaka kubagira abastari nkabashyira imbere ya kamera by the way najya mbibariza twatubazo umuntu wese ushaka kuba umusitari ajya he umuntu ushaka kuba umusitari aza kuri Wacu Family TV agahura na Shyashya na Kasta bakamukaraga utubazo tw'ubwenge agakoze ni okay akishe ni wapi ugakuta pisi ukikomereza tugasigaraho ka emoji gaseka nka ahubwo inyuma ya kamera boga agomba kudushyiraho akanimero ku buryo n'umuntu ushaka ko tumwohostinga tugomba kujya tumuhostinga yes mugomba kujya mwandika muri comment umuntu ushaka ko Wacu family ni Wacu ni muri family ni ibyanyu nagari ibyacu urumva ni Wacu family Wacu family tukatwika by the way umuntu ushaka kuzatuma
kumuhostinga azajya andika muri comment abundi asigemo namba ye kugira ngo duhuze tumuhostinge tumushyire imbere ya kamera abanyarwanda mune tumaze tugiye tworoshye hanyuma ikindi nubwo nabibabwiye ni street duhura nkukubita akabazo k'ubwenge fresh nkukubita uciyemo nacyo ni street ni street abantu bagomba gutambuka tubamabona twafashe umuhanda kugira ngo tuganire n'abantu abahisi n'abagenzi urumva twa twaje no guducurangire abahisi n'abagenzi ariko kuri YouTube nganyumvira Shyashya rero imodoka ninyuzeho dukorana turi seri oya reka nkubaze iyo modoka ninyuzeho nirimo abagenzi motari nanyujeho umugenzi nako umugenzi atwumvise ubwo twacurangiye iki umuhetsi twacurangiye motari ntabwo twaciye okay reka twikomereze kazi rero nuko ukomeza rero twisekera none n'ibisanzwe hano Shyashya na Kasta bose bari guseka nka sa ubundi mwabuze iki tujye duhurira imihanda mwariye ariko by the way mugende mukoze subscribe like neki ni subscribe uti subscribe mukore share na like na comment ubundi dutangire by the way tujye imihanda tugende tuganira reka tubanza tujye imihanda kwanza tubanza tugende turebe abantu mbabaza akabazo tujye kureba abantu barwamara bimeze bite okay by the way tubanza tuzenguruke muri quartier turebe abantu barwamara turebe mu mitwe yabo turebe mu maso yabo namwe mubarebe mwumve mind zabo uretse gukuraho ino video ubanza urebe nizigeze kurikira hanyuma bundi twita tuhatwika kandi kantu ugiye kukubwira kwihutisha ntago byemeye by the way kubera iki hagati niho hari ibisekeje ahanyuma hakaza hasoza by the way comment uyandikemo ubundi tujye duhuza 5 kwa 5 umuntu witusha bari gweja usimbutsa bari ikimonyo ikindi cya kabiri mugomba kumenya na yindi channel iba ibintu byiza ni Iwacu Family TV yes, my people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh cyane kabisa. It's your boy Masai Shyashya. Ndetse na Masai Kasta nubwo tutambaye Rubega. Mutima mvuro twakuyemo Rubega uyu munsi ni yihe? Nukubera ko tubafitiye content nshyashya ya dance. Tubafitiye content by the way, ari abantu benshi tugenda duhura imihanda Shyashya na Kasta turabakunda Shyashya na Kasta tuzakorane video ariko ubu noneho byaje ubu ngubu noneho tugiye kujya dukorana video umunsi kuwonde kabisa. Izo video rero nta kindi zigamije no kugenda twiyungura ubwenge ndetse tugenda tubaza n'utubazo tubananira tubatera story ubundi nukwishimana ubundi tuzatuza street tubatere story tuganire bijye bitandukanye tuganire ku tubazo tujye dutandukanye tworoshye tw'ubwenge dusaba gukotora tukanaseka ariko nanone twunguka n'ubumenyi by the way tugomba kujya duseka ariko nanone tukagira icyo dusigara na hehe mu mutwe mu mutwe rero nk'ibisanzwe ni gig of story ni gig of comedy ni gig bizajya binyura he Shyashya bizajya binyura kuri Iwacu Family TV no kuvuga ngo ni ikiganiro nago tujya mu nzu ngo twicare tuza street yego baba fresh tuza street tuganire n'abantu tubivugire street abacamo tuganire ababishaka subscribe rero mugomba by the way ako kantu Iwacu Family TV ugakora subscribe like share na comment ubundi tukayatubana umunsi ku wundi dutera story imihanda tuganira byinshi turebe no kubyagiye bizenguruka ku mbuga by the way ngira match ya rero by the way abareyo aho muri hose turababaye n'abafana ba peri ariko turi twese turababaye aryo fana peri oya ufite ubururu bivuga ufite umuhanda mu Rwanda mfana amavuga twiyemereze rero tuzatujya tuganira kuri stories zizenguruka imihanda ariko none tunyuzemo cyo tunabatera story street dura n'umuyede tugatama ikiyede kuri Iwacu Family TV kirazira kurangiza video yacu udasetse kirazira no gusunika video yacu ukayihutisha kirazira kuko by the way reka tunavugira kirazira ziri mu kiganiro cyacu kirazira kureba ikiganiro cyacu ntukirangize kirazira kwihutisha ikiganiro cyacu kirazira guca street turi kuganira ntudutere pisi kirazira kureba ikiganiro cyacu ntuseke kirazira kureba ikiganiro cyacu ntutere comment kirazira guca kuri Iwacu Family TV udakoze sabo kirazira kugenda kandi udakanze like kirazira kandi kuri video ntuyisharinge ubundi kuri video ntuyisharinge umuntu ureba video unayisharinge yanaruga bivuze ngo kandi abanyarwanda urareba ugaseka wangiza ukabyihererana so Shyashya rero dutangiye tubakubitana du story twambere kugira ngo bajye bishima aha turi rero hitwa Zarwampara murabona view nziza nanjye bavuga ngo view nziza ya convention ntayi hari convention
tuba tugomba gukora ibintu birimo innovation tugashyiramo n'udushya by the way. Niyo mpamvu tuba twaje ahantu nk'anga Rwampara, abari abantu benshi tugomba kuganira nabo, abantu benshi bifuza guhura natwe. Sina Rwampara gusa, u Rwanda ni runini, ahantu hose tuzajya tuhatemberera. Family TV zagizenguruka. Bakubita story, nubatera story sinseke. Aho ushaka kumfatirana. Bazotera agastori kambere kugira babanze babone ko turi seriye. Ushaka kumfatirana. Iki kiganiro nguteraho story. Nteraho story. Oya nguteraho story. Yanjye. Yawe wowe. Oya nimba ari yanjye babo. Wowe batere story. Iyo ariyo yose ntari upfa ko abanyarwanda bagomba kwishima. Yes, nukuvuga ngo wenda nkurikije n'ahantu turi, iyi quartier turimo, impamvu ntabatera story, hari story watera iyi quartier ntuharenge. Uri kumva? Kubera ko quartier turimo inyuma nuko mutahabonye neza, ni ahantu ushobora kumena amazi, wari umaze kwiyuhagiza ukamena mu mvange y'umuturage. Ushatse kuvuga ko nauzengana n'abakomisiyoneri bina. Nauzengana n'abakomisiyoneri bina. Kuvuga ngo Rwampara ari quartier ucamo ugaca muri sare ebyiri z'abaturanyi kujya ugera iwanyu. Kugira ngo ugere iwanyu. None iyo udatinze rero. Message yatambutse. Iyo watinze uzi ikintu kikuba hose. Iyo watinze gutaha uca kuri saro ya mbere. Ugakomanga bagafungura. Saro ya kabiri bakanga gufungura. Ubwo pisi kanyine ugafata ingange aho ngaho. None ushobora kunyerera gato ugakandagira hejuru y'igikoni cy'abandi. Ukuri gusabya kwezi wanyu. Aya ntago ndekoze sebya rata ni muri wende. Ujura n'umukomisiyoneri wawe uri kumva? Umukomisiyoneri bimeze bite? Agusubiza gute? Uramubwira ati okay none umbaza ngenda abakomisiyoneri. Ubu ni komisiyoneri wa Rwampara. Tugakine? Wa Rwampara. Komisiyoneri wa Rwampara. Mwire wa mugabo we. Umeze ute? Uko bisa kose uri umukomisiyoneri. Niko kazi ndazobereye narazishatse gatsata nabahaye inzu mu Gitega nabahaye inzu dobandi. Nagushakaga ndashaka inzu. Urashaka inzu? Ndashaka inzu akakanya. Ushaka inzu imeze ite? Ifite inzu iri hafi no mu mujyi. Dufite iziva cyane, iziva gakeya, izegereye ruhurura, izegereye toilette rusange. Komisiyoneri ntabwo iyo nzu ariyo nshaka. Ndashaka inzu iri Rwampara ituriye amashuri genda umunyeshuri muri kaminuza. Ushaka inzu ituriye amashuri? Aha. Urabona ku kigo wiga kaminuza? Niga kaminuza. Kaminuza ya Rwampara? Oya. Rwampara University? Oya. Je niga. Kuri ariko mbonye nk'inzu nka Rwampara urumva. Ubonye inzu Rwampara. Ubyumva ute se inzu wawe? Dufite inzu ifata wifi, tukagira inzu idafata wifi, akifata wifi mu baturanyi. Ndashaka ifata wifi mu baturanyi. Urashaka kujya uvumba wifi? Umva mbwira ubundi inzu nshaka igomba vuga ibyifuzo byawe. Inzu ndashaka inzu y'ibyumba 2 na saro. 2 na saro, kimwe kiva kongereho. Inzu ze nazirava zose ariko nawe kimwe kiva. Nta kibazo, kimwe kibaye kiva nta kibazo. Ikindi komeza. Amazi ni mu nzu imvura iguye nukurekera tureka. Nuse mu bihe by'izuba nzankura hehe amazi? Mu bihe by'izuba nzankura hehe amazi? Yegereye ruhurura nyine. Nose bavoma muri ruhurura? Harya. Okay, ngareka ibyo ngibyo tube tubyihorera. Twagiye kumusonera ariko uwo mu Kiyovu. Okay, twagiye ku mu Kiyovu. Abakomisiyoneri bo mu Kiyovu batandukanye nabo mwizikaritsiye by the way. Urumva n'inzuzanyo ziba zinatandukanye. Ziba zitandukanye. Uza nk'umuki, uza nk'umukire. Uza nk'umukire. N'abakomisiyoneri baho bari abakire. Bari abakire by the way. None ubwo nze nka komisiyoneri nze nk'umukire. Uraza nka komisiyoneri nta kibazo. Ntacyo. Ku mukire araza. Bon après-midi monsieur. Bon après-midi. Ko nashakaga nka appartement nga mu Kiyovu. Ushaka appartement? Dufite appartement ziri hano hepfo ya Great Hotel, dufite appartement ziri ruguru, dufite inzu zirimo ibikoresho byose, zirimo amazi ashyushye, zirimo wifi uyifite, harimo jacuzzi, dufitemo piscine n'ibindi bigiye bitandukanye. Ushaka inzu imeze ite muri make? Hanyuma nashakaga appartement yo kuba mbayemo nk'amezi nk'abiri mu gihe nkiri mu kazi. Hanyuma muranca nk'amafaranga ngahe ku kwezi twumva appartement irimo ibintu byose. Ntago yari ni nka miliyoni n'igice. Ku kwezi waranga twakorana. Ngaho kanguka wirota aha turi mu Rwampara. Yes my people. Mu Rwampara ntago wambwiye igiciro. Mu Rwampara ntago nakubwiye igiciro. Ubundi iyo nzu wambwiraga ibyumba 2 nava gutyo ikaba nta mazi ifite, hanyuma none urancangaye ku kwezi. Urishyura 15 dukureho urugi. Ujye ukingisha karido nyine. None sibyo? Nibyo niho waje guturana tuzatera stories zitandukanye ariko ikintu nshaka kubabwira ni kimwe tuzatwibanda ku bantu kuri mwe cyane tuzatujyana ku bantu tugenda tureba mu bantu bimeze bambwira ngo kikina custom mwabaye abastari nanjye nashaka kubagira abastari nkabashyira imbere ya kamera by the way najya mbibariza twatubazo umuntu wese ushaka kuba umustar ajya he umuntu ushaka kuba umustar aza kuri Wacu Family TV
agahura na Shyashya na Kasta bakamukaraga utubazo tw'ubwenge agakoze ni okay akishe ni wapi ugakubita pisi ukikomereza tugasigaraho ka emoji gaseka nka ahubwo inyuma ya kamera Boga aragomba kudushyiraho akanimero ku buryo n'umuntu ushaka ko tumuhostinga tugomba kujya tumuhostinga. Yes, mugomba kujya mwandika muri comment umuntu ushaka ko ni wacu ni muri family ni ibyanyu nagari ibyacu urumva ni wacu family ni wacu family tukatwika. By the way umuntu ushaka kuzatumuhostinga azajyandika muri comment abundi asigemo nambaye kugira ngo duhuze tumuhostinge tumushyire imbere ya kamera abanyarwanda mune tumaze tubaza tugiye tworoshye. Hanyuma ikindi nubwo nabibabwiye ni street duhura nkukubita akabazo k'ubwenge fresh nkukubita uciyemo nacyo ni street ni street abantu bagomba gutambuka tubamubona twafashe umuhanda kugira ngo tuganire n'abantu abahisi n'abagenzi. Urumva twa twaje hano guducurangire abahisi n'abagenzi ariko kuri YouTube nganyumvira Shyashya rero nawe imodoka ninyuzeho dukorana turi serious. Oya reka nkubaze iyo modoka ninyuzeho nirimo abagenzi motari nanyujeho umugenzi nako umugenzi atwumvise ubwo twacurangiye iki umuhetsi twacurangiye motari nako twaciye. Okay, reka twikomereze guys, rero nuko komeza rero twisekera none n'ibisanzwe hano Shyashya na Kasta bose bari guseka nka sa ubundi mwabuze iki tujye durira imihanda mwariye ariko by the way mugende mukoze subscribe like n'iki ni subscribe uti subscribe mukore share na like na comment ubundi dutangire by the way tujye imihanda tugende tuganira namwe. Reka rero tubanze tujye imihanda kwanza tubanze tugende turebe nk'abantu babaza akabazo tujye kureba abantu barwamara bimeze bite. Okay, by the way tubanze tuzenguruke muri quartier turebe abantu barwamara turebe mu mitwe yabo turebe mu maso yabo namwe mubarebe mwumve mind zabo. Uretse gukuraho ino video ubanze urebe nizigeze kurikira hanyuma mundi twita tuhatwika. Akandi kantu ugiye kukubwira kwihutisha ntago byemeye by the way kubera iki hagati niho hari ibisekeje hanyuma hakaza hasoza. By the way comment uyandikemo ubundi tujye duhuza 5 umuntu witusha bari gweja usimbutsa araba ari ikimonyo. Ikindi cya kabiri mugomba kumenya na indi channel iba ibintu byiza ni Iwacu Family TV.